Mideli Rwanda biragusaba kwigirayo numve kino kintu. Umuntu witwa Bruce Melody, The Guy yamaze kwerekana yuko afite urundi rwego cyangwa se urundi rwego yamaze kuba yageraho, rurenze inzozi zo kuba yaba agikorera projet zo mu gihugu cyo mu Rwanda. Nimba umuntu witwa nka The Ben ategura igitaramo mu gihugu cya Uganda, akajyana abanyamakuru b'abanyarwanda bakajya kumushyigikira, bivuze ngo n'ubundi kuri projet ariyo yose bazaba bahari. Wibuke indirimbo wayi yakoranye n'umuntu witwa Diamond, uraza kumbwira umuproducer wayikoze n'umudirector wayikoze, uraza gusanga benshi muri bari abanyarwanda. Ariko The Guy Bruce Melody iyo atekereje gukora projet ni cyangwa se projet ziremereye, yitabaza abanyamahanga ngaha Abanya-Nigeria, Abatanzania, bivuze ngo nta mwanya giha industry yo mu Rwanda. Icyo gituma rero n'ibikorwa bye abantu babibona nibabiha agaciro, kandi koko none areba niko abanyarwanda twe tumeze. Industry yacu mu Rwanda niko imeze, na fanatisme tugira ngo turabona umuntu tuyagare cyangwa se tumwereke igikundiro batadufitiye. Ubuse uwitwa Bruce Melody muze wenda kujya muri comment mumbwire aheruka gukora na featuring cyangwa se collabo n'umwana w'umunyarwanda gihe ki? Karimo arirukanga muri ibyo bihugu byo hanze mu bastari bo hanze y'igihugu, ukabona arimo arakorana na featuring n'abantu bari hanze y'igihugu. Ariko uwitwa The Ben ari mu gihugu cyo mu Rwanda, arimo arakorana na ba Chris Easy, arimo arakorana na ba Kevin Kade, arimo arakorana na ba Element. Bivuze ngo arimo arasupportinga talent, arimo arasupportinga impano z'abanyarwanda. Ariko uwitwa Bruce Melody we bisa nkaho yamaze kwerekana yuko urwego rwe rutakibarizwa mu gihugu cyo mu Rwanda, akeneye abatizedi, akeneye Abanya-Nigeria. Nicyo gituma rero abantu batagiha agaciro ibintu by'umuntu witwa Bruce Melody.